Navuga ngo ni ibyishimo kuri uyu munsi nongeye kugira, nk'uko mubibona twagize amateraniro, twari tumaze nyine igihe tudasenga, ariko navuga ngo uyu munsi ijuru ryongeye nyine ritugirira impuhwe, rirongera ritugirira neza. Uyu munsi nyine twakoze n'amateraniro, ni ukuvuga ngo namwe niba bitarakunda ko wenda mwabona aho musengera ariko bizashoboka. Kandi ikindi nyine abantu bose benshi barishimye, bafite nyine ibyishimo nyine bigiye bitandukanye, natwe nyine uyu munsi navuga ngo twishimye byanatunejeje, nongeye nanjye kujya nyine aho neranira nanjye byanejeje. Rero namwe mwese nimwihebe, birashoboka ko wenda byaza namwe byakunda. Ndishimye cyane nyine nanjye uyu munsi wa none, umunsi wera, ikiruhuko Imana yatanze, uyu munsi w'isabato. Nari maze nyine igihe nteranira mu rugo kubera ko uri ahantu ujya guteranira, ariko uyu munsi nyine byanejeje cyane kuko nongeye kubona ahantu nteranira, abandi bantu bose bahari. Namwe rero ndumva niba namwe insengero zanyu zitarafungurwa bizakunda, ariko Imana burya ntigena buri kimwe, ntimukagire ikibazo. Iminsi yonyine ihora ikora ibyayo, kandi buri gihe uko umugambi w'Imana ushaka gusohora nikuza, ntimukihebe rero. Kandi tujye duhora dutegereje kugira neza kw'Imana, burya nta kiba kidafite impamvu, ibintu byose biba bifite impamvu. Uko mubibona nyine ahantu twateraniye turishimye cyane, impande zose murabona ko abantu nyine bagiye bari mu matsinda agiye atandukanye. Nk'uko mubibona nyine turi insengero zirenze rumwe, niyo mpamvu mubona hari abantu benshi bagiye batandukanye, ibihande bigiye bitandukanye. Twe rero twongeye kwishima kandi Imana byose izabikora. Murakoze.